kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese mwahisemo gukurikira gahunda za Lemigo TV. Numwanya w'amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru. Murasuzwa na Innocent Muvunyi nanjye tugiye kubana muri iyi gahunda. Reka duhere aya makuru yaranze icyumweru ku nkuru y'abashyitsi umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yakiriye muri iki cyumweru. Hari kuwa mbere w'iki cyumweru ubwo Perezida wa Repubulika yakiraga itsinda ry'abashyitsi baturutse mu kigo Mastercard Foundation cyo muri Canada, ikigo kizwi mu bijyanye no gutera inkunga no gufasha imishinga itandukanye igamije iterambere. U Rwanda ruvuga ko iki kigo kimaze gukora ibikorwa byinshi mu gihugu imbere, ndetse ngo harimo na gahunda yo kunozwa uburyo ibikorwa byakwagurwa. Mastercard Foundation ni ikigo cy'abanyakanada gitera inkunga imishinga itandukanye by'umwihariko mu kuzamura ibihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara n'u Rwanda rurimo. Bayobowe n'umuyobozi wacyo Rita Roy, kuri uyu wa mbere bakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri Village Urugwiro. Rita Roy, umuyobozi wacyo, yabwiye itangazamakuru ko hari imishinga myinshi bateramo inkunga harimo n'iy'uburezi, aho iki kigo giha u Rwanda agera kuri miliyoni 50 z'amadolari, kandi ngo iki kigo kikaba kigiye kongera imishinga giteramo inkunga. Twemereye igihugu agera kuri miliyoni 50 z'amadolari mu kuzamura urwego rw'uburezi, kuzamura urwego rw'imari. Dukorera mu turere dutandukanye twose tw'igihugu, tugatera inkunga igaragara imishinga itandukanye, by'umwihariko mu guteza imbere uburezi, cyane cyane ubw'umwana w'umukobwa, uburyo urwego rw'imari ruzamuka, ukuntu abantu bagira uruhare mu kubitsa no kuguriza. Dushishikajwe no gushyiraho andi mahirwe mu kuzamura imikorere, inyungu yabyo ndetse n'ubuzima bw'umuturage. Albert Nsengiyumva, umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro, avuga ko iki kigo gifite imishinga myinshi mu Rwanda gitera inkunga, ariko mu byo baganiriye n'u Rwanda ngo harimo n'uburyo iyi mishinga izanozwa bikagendana na gahunda za leta kandi bikaba byakwagurwa. Icyo rero twaganiraga hano ni ukureba gahunda zitandukanye bafite mu gihugu, uburyo twazinoza dufatanyije na leta. Akenshi uburyo bakoraga banyuze ku bigo nakwita za NGOs. Ubu ngubu turashaka ubufatanye ku buryo bwazamuka kugira ngo dukorane, tunarebe ibikorwa bimwe na bimwe muze gukora mu gihugu uburyo twabyagura bikwirakwire hose. Kuba bagiye gukorana na leta bitandukanye nuko ubufasha bw'iki kigo bwanyuzwaga mu miryango itagengwa na leta ngo bifite inyungu, kuko u Rwanda ruzamenye neza niba ibyo bari gukora bijyanye na gahunda za leta, ndetse no kureba niba byagize ku muturage kuko bagambiriye guteza imbere. Albert Nsengiyumva nanone, icyo tuba twifuza hari ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukumenya ko ibintu bari gukora bijyanye na gahunda leta ibarashyizeho. Icya kabiri nanone, niba wari ugufasha abaturage aba bareba ba mbere ni leta, ni ukureba ko ibyo bafasha koko bibageraho kandi bikabagira n'inyungu. Nabo barabyumva cyane, barumva yuko rwose ubufatanye tugiye kubushimangira kugira ngo noneho gahunda tuzijyanire hamwe dushobore kugera ku ntego twifuza. Mastercard Foundation bimwe mu byo ifasha u Rwanda harimo no kwita ku bana b'abakobwa bagera ku 1200 baturuka mu miryango itishoboye, aba bagafashwa kwiga amashuri yisumbuye na kaminuza, gufasha abana biga mu mashuri y'imyuga kubona ubumenyi n'ubushobozi mu kwihangira imirimo, gufasha abana b'Abanyarwanda bagize amanota meza kubona uburyo bwo kwiga muri za kaminuza zikomeye zo muri Amerika na Canada, n'indi mishinga iki kigo gifasha harimo nk'iyikoranabuhanga, ubuhinzi n'ibigo by'imari, aho gitanga agera kuri miliyoni 50 z'amadolari mu mishinga itandukanye igera kuri 11. Fulgence Kizwera, Lemigo TV. Imwe mu zindi nkuru rero zagarutsweho cyane muri iki cyumweru ni abagize inteko ishinga amategeko. Imitwe yombi yahaye agaciro ubusabe bw'Abanyarwanda bari bananditse basaba ko ingingo y'101 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yahinduka. Ariko kabiri w'iki cyumweru ubwo abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi bateranaga bakagirana ibiganiro ku busabe bw'Abanyarwanda bagera kuri miliyoni 3 n'imisago bari baranditse basaba ko ingingo y'101 y'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho yahinduka, hagamijwe ko Perezida Paul Kagame yazongera kwiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka w'2017. Abaturage nabo bari babukereye baje gukurikirana ibi biganiro. Nyuma y'ibiganiro, Presidente w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Madame Mukabarisa Donatira yabwiye abanyamakuru ko agiye kwihutishwa ibikurikiraho maze abaturage bakazajya muri Kamarampaka cyangwa se referendum. Fulgence Hakizwera yari mu ngoro y'inteko ishinga amategeko.
nyuma y'uko abaturage baturutse mu bice bitandukanye bagiye bakurira ingendo zabo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko bikoreye amabaruwa bavugaga ko banahagarariye bagenzi babo mu gusaba ihindurwa ry'ingingo y'101 y'itegeko nshinga u Rwanda rugendera kuva mu mwaka wa 2003. Ubusanzwe ingingo igaragara nk'inzitizi ikomeye mu gutuma umukuru w'igihugu arenza manda imwe ku butegetsi. Kuri wa 14 ngwahise ubu munsi wiyanditse mu misi idasanzwe mu mateka y'u Rwanda nk'uko byitangarijwe n'abadepite, kuko batazuyaje bakiriye kandi bagaha agaciro ubusabe bw'abaturage nabo bitabiriye gukurikirana imirimo y'inteko mu buryo budasanzwe, kuko umurongo wari muremure uhereye mu gitondo kugeza hafi ku isozwa ry'iki gikorwa. Abadepite bavuga ko 61% by'abemerewe gutora basabye ihindurwa ry'ingingo mu mabaruwa asaga miliyoni 3 angana na 1/3 cy'abanyarwanda. Ibi ngo ntibyapfa kubaho ndetse ngo biragoye ngo inteko ishinga amategeko ibonaho ihera ihakana ubusabe bw'abaturage nk'uko byatangiye bivugwa na Depite Nkusi Juvenal. Ni intambwe ikomeye ahubwo ndetse ni modeli abantu bagomba kuzajya baheraho, kubera ko abaturage uza kugera ari buze kumpa urugero muri Afurika aho byabaye. Birasobanura rero ngo kubwakira ubu busabe bw'abanyarwanda ndumva sigiye kubushyigikira, ariko niba amategeko abyemera nanjye nasabaga abagenzi banjye rwose ko twabwakira tugatangira inzira yo kugira ngo iriya ngingo y'101 ivugururwe. Buri mudepite wese yasabye ijambo maze agaragaza atizigamye gushyigikira ibyifuzo by'aba baturage nk'umudepite kandi nanone nk'umuturage, dore ko ari nabo bahagarariye. Hari n'abavugaga ko babyemeye kurenza 100% kandi ko kwitesha Kagame nka perezida ari ukutareba kure. Nyakubahwa Spika, umuririmbyi yaravuze ngo icyo umugore ashaka n'Imana iragishaka. Ushingiye kuri biriya twagezeho, nta cyatubuza gushyigikira icyifuzo cy'abaturage, nk'abasaba bagenzi banjye ko twashyigikira abaturage badutumye iriya ngingo y'101 ikavugururwa, bagahabwa amahirwe yo kwihitiramo uwo bashaka wabiyoborera, maze Imana ikatujya imbere muri byose. Murakoze. Edouard Bamporiki, umwe mu badepite bashya batuwe muri iyi manda, avuga ko u Rwanda rwaciye nyakatsi yafatwaga nk'aho igezweho mu gihe cyayo. Agereranya ingingo y'101 mu itegeko nshinga nka nyakatsi. Nubwo atari umuvugizi w'inteko, yavuze ko atesheje agaciro abasaba ibitandukanye n'ibya benshi, ndetse ko abanyamahanga badakwiriye kugaragara muri izi mpaka. Nshingiye ku bubasha mpabwa no kuba abanyarwanda barantoye ngo mbahagararire, mbwire bamwe mu badusabye nka Green Party n'abandi bari muri uwo murongo ko ku giti cyanjye numva ubusabe bwabo nta shingiro bufite. Iyi ngingo rero nubwo kuyisezeraho ari process, ariko njyewe nangiye kuvuga ngo 101 bye bye nyakatsi, hanyuma dushake ingingo zindi zituma dukomeza umurongo mwiza, Imana y'abanyarwanda umugisha na perezida wabo. Mukabalisa Donatira uyobora inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite yabwiye itangazamakuru ko hagiye kwihutishwa ibisigaye byose abaturage bakajya muri kamarampaka mu guhindura ingingo basaba ko yahindurwa. Hari etape nyinshi bizanyuramo, kuvuga ngo hari intera nyinshi bizanyuramo. Izo ntera rero nta mpamvu yo kugira ngo tuzitinze, kuko ubundi nitumara kunonosora neza umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga tuzabizana imbere y'inteko rusange. Inteko rusange ibyemeze, twongere tubyige noneho neza, inama y'abaperezida yongere ibisuzume neza, ize bitorwe. Nibimara gutorwa tugomba kubyohereza muri Sena nayo ikabitora, hanyuma ubwo twamara gutunganya neza mu ndimi 3 uko biteganywa, murumva ko ari ibintu bishobora kuzafata igihe kirekire. Nta mpamvu rero yo kugira ngo dukomeze dutinde. Ubu busabe bw'aba baturage buhawe agaciro mu gihe umuturage umwe ndetse n'ishyaka rimwe bakomeye ku busugire bw'ingingo, ndetse ishyaka rya Green Party ryo ryanatanze ikirego na n'ubu kikiri mu rukiko. Nubwo bitatinzweho byo hakitabwa ku busabe bwa benshi, Mukabalisa Donatira avuga ko nta rwego rw'ubuyobozi rwasabye inteko kudakomeza imirimo yayo, harimo n'iki gikorwa cyakozwe kuri uyu munsi. Nta kintu rero twigeze tubona kivuye mu rukiko rw'ikirenga kitugaragariza ko hari ikirego bafite, kandi bagisuzuma badusaba wenda ko twaba duhagaritse. Kugeza ubu ngubu ubucamanza bukora mu buryo bwigenge, natwe inteko ishinga amategeko tugakora mu buryo bw'ubwigenge. Icyo tureba ni ubusabe bw'abaturage, nicyo rero twafatiye icyemezo umunsi.
nubwo yari imirimo y'inteko abaturage banyuzagamo bakikiriza bagakoma amashyi bakavuga imivugo ndetse bakanabyina bashyigikira imvugo y'umudepite uhuje n'ibyo bifuza nubwo nta n'uwabinenze. Bimwe mu byo abadepite bashingiraho baha agaciro icyifuzo cy'aba baturage ndetse n'icyabo bwite nk'uko bagiye babyivugira ngo harimo n'imishinga minini Perezida Paul Kagame yatangiye bityo ko kudakomezanya nawe byatera guhagarara kwayo. Banavuga kandi ko intebe bicayeho mu nteko bazihawe n'abaturage bityo ko bagomba kubahiriza ibyo babasaba. Ni isuzumwa ryashyigikiwe n'abadepite 79 kuri 80 kuko habonetse imfabusa imwe gusa. Hanemezwa n'ivugurura ry'izindi ngingo bivuze ko iri tegeko rizaba rivuguruwe mu nshuro zisaga enye kuva ryajyaho mu mwaka wa 2003. Ni igikorwa cyanabereye muri Sena aho nabo bemeje ko ubusabe bw'aba baturage bufite ishingiro. Fulgence Kizwera, Lemigo TV. Ni amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru mukomeje gukurikira kuri Lemigo TV. Muri iki cyumweru kandi abayisilamu ku isi hose ndetse no mu Rwanda basoje ukwezi gutagatifu hari cyangwa se ukwezi kw'igisibo Ramadan, ukwezi bari bamaze rero basenga. Byari bicika mbere yaho uyu munsi wizihizwa. Reka tubanze dusubize amaso inyuma turebe uko abayisilamu bari biteguye kwizihiza uyu munsi ubwo hari kwa kane w'iki cyumweru kuko Eid al-Fitr ari wo munsi usoza igisibo wizihijwe kwa gatanu w'iki cyumweru. Reka turebe uko kuwa kane byari byifashe umunsi umwe mbere y'isoza ry'igisibo maze nyuma yaho turaza tureba nuko igisibo cyasojwe. Nk'uko bisanzwe mu mpera z'ukwezi gutagatifu kw'abayisilamu bizihiza umunsi w'Eid. Ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi ubwo Lemigo TV yageraga mu mujyi wa Kigali yahasanze urujya n'uruza rw'abayisilamu bahaha ibintu bitandukanye bitegura umunsi mukuru w'Eid. Bamwe mu baganiriye na Lemigo TV bavuze ko igisibo cyabo cyagenze neza gusa ngo imyiteguro y'Eid yo irarimbanyije kuko ngo bayiteguye neza cyane. Turitegura umunsi mukuru w'Eid. Dushobora gufungura ejo kuwa gatanu cyangwa tugafungura kuwa gatandatu biterwa n'igihe itangazo risohokeye, ariko namwe murabibona hagati aho ko bishyushye. Nk'uko muri hano mu mujyi murimo kwibona ko bishyushye, abantu barimo barahaha, baragura imyenda y'abana, abakuru barabagurira, ndetse urabona ko utabona naho ukandagira kubera ko bishyushye. Kandi biba bishimishije cyane iyo ubonye utangiye igisibo cya Ramazane ukabona urakirangije ku bushobozi bw'Imana, nta mpamvu utabyishimira. Twarasibye pe, kandi ikisibo icyo cyatugejejeho urasiba Imana ikaba iri kukumva, icyo wasaba cyose ukakibona. Imyiteguro yuko tugiye kugisoza igeze kure kuko batubwira yuko ishobora kuba hagati yo kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu nibwo Eid ishobora kuba. Tukaba turi mwiteguro kuba twagura umwenda kuzajya gusarana Eid. Nindi twitegura ni kuzateka umuce tugatumira abavandimwe tugasangira Eid tukishima bitewe n'uko turangije igisibo neza. Ejo tuzajya gusenga kwanza umunsi mukuru, nyuma yo kujya gusenga ibisi twateguye tuzateka amafanta arahari, namwe turabatumiye muzaze dufate turi umuceri, uko bese dukunda pilawi cyane, tuzateka pilawi, ihene twazirahari. So ni umunsi mukuru kabisa muri rusange, tutumira abakristu baje dusangire ko twe nabo tuvuga ngo n'abayisilamu gusa. N'abakristo bashaka baje tuzasangire, abayisilamu tubasangire, abakire tuzasangira nabo. So nduva muri rusange ari n'abayobozi bacu ari bibateguye kugira ngo bazafashe abatishoboye. Hari ingunga twagiye dutanga, turimo gutanga kugira ngo dufatanye n'abandi batishoboye nabo bace kwizihiza umunsi mukuru w'abayisilamu. So mu by'ukuri ndumva tuhamagara abayisilamu baje dusangire twese, n'abatari abayisilamu baje dusangire ko umunsi mukuru wacu. Ku rundi ruhande ariko hari bamwe mu bayisilamu bavuga ko ku bwabo igisibo cyagumaho kuko ngo ari gusanga hagaragara urukundo rwinshi hagati yabo ndetse no kurugaragariza abandi bantu muri rusange. Muri make rwose igisibo gusa cyaranshimishije, kuba tugiye no kugisoza gusa ngiye birambabaje ntabwo binshimishije, bitewe n'uko iyo turi mu gisibo tuba dufite imitima myiza, dufite urukundo. Ibiza nahuye nabyo nuko icyambere hari ibyo nagombye kuyigomwa nkajya umuntu nkareka ngashyira ku ruhande, ibyo ni byiza. Ikindi cyane nahuye nacyo nuko muri gihe numvaga ko kuba nasiba binisha ko hari bagenzi banjye batafite icyo barya, so nuko kubigana uzi gusiba ufite amafaranga mu mufuka ukemuka ukigomwa, mbona yo n'imbogamizi cyangwa se ibyishimo kuri yewe. So ndumva muri gihe nishimye kuba usoje igisibo ni strong ni neza,
nta kindi kibazo mfite. Igifungo gitagatifu cy'abayisilamu ni ngarukamwaka ku bayisilamu bose, ngo kereka iyo hari uwagize ikibazo wenda cy'uburwayi, ariko nawe nyuma yishyura iminsi abatarabashije gusiba kimwe n'abandi. Rose Nishimwe, Lemigo TV. Rose Nishimwe aganira n'abayisilamu umunsi umwe mbere yuko basoza igisibo cyangwa se biziza Eid al-Fitr. Kuwa gatanu rero w'iki cyumweru nibwo abayisilamu basoje uku kwezi kwa Ramadan. Mufti w'u Rwanda Sheikh Kayitare Ibrahim yabwiye abayisilamu anabasaba ko bagomba kurangwa n'ibikorwa byiza na nyuma y'uku kwezi kw'igisibo, ndetse bagahesha agaciro idini bakitandukanya n'abaryitirira bagamije ibikorwa bibi harimo gucuruza abantu ndetse no gukora n'ibindi bikorwa bibi birimo iby'iterabwoba. Ijanse Hakizwe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kuri uyu wa gatanu ku isi hose ni umunsi ukomeye ku idini ya Isilamu, umunsi w'Eid cyangwa Eid al-Fitr, umunsi baba bamaze ukwezi mu gisibo bigiriza ubusa ku manywa. Byari birori ubona ko bidasanzwe mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko ku musigiti wo kwa Kadafi, ari naho habereye isengesho ku rwego rw'igihugu. Sheikh Kayitare Ibrahim, umufiti w'u Rwanda, yakanguriye abayisilamu guha agaciro iki gihe bamaze basenga ibikorwa byiza byabaranze bakabigumana ndetse bigakomeza kubaranga no mu yindi misi, ngo kuko ari kimana basaba. Iyo dutangira gutekereza ngo amaseta yaho abantu bicuruza muri iki gisibo cy'ukwezi kwa Ramazan, usanga yakendereye. Ramazan yarangira ugasanga activite zogeye kwiyongera, ugasanga amaseta yashyushye. Kubera iki ibi bintu tugomba gutangira kubitekerezaho? Kuri ubu isi yose ihangayikishijwe n'ibitero by'ubwiyahuzi bikorwa n'abavuga ko ari abayisilamu barwanira imana yabo. Mufti w'u Rwanda Sheikh Ibrahim Kayitare avuga ko abari abiyitirira idini kandi ko badakwiriye guhabwa agaciro kuko ibyo bakora ngo binyuranye n'amahame nyayo agenga idini ya Islam. Idini ya Islam, ubwo niba ari ibyitirirwa idini ya Islam rero, ahubwo numva yuko no guhaguruka tugafatanya n'umuntu n'abantu bose kugira ngo twamagane abantu bose bashaka kwitirira ubuyisilamu ibikorwa bitari byo. Ubuyisilamu burasobanutse, ubuyisilamu bufite gahunda, ubuyisilamu bufite uko bwubatse, bufite amategeko, bufite amabwiriza. Abakora rero ibyo bibira bikorwa byose mugenda mu bose banyuranyije n'ubuyisilamu, kandi ubuyisilamu bufite uko bugena, bufite n'amategeko agena ibikorwa bagomba gukora. Kwezi kurashize abayisilamu bari muri iki gisibo bakubwira ko baranzwe n'ibikorwa byiza, buri wese ko yagerageje mu buryo bushoboka nk'uko babisabwe na Mufti w'u Rwanda ko bagomba gukomeza kwitwararika ngo hari ibikorwa bitari byiza harimo n'ibikojeje isoni. Muri rusange byasaga n'ibyahombye muri iki gihe kuko bari mu gisibo. Abaganiriye na Lemigo TV bemiza ko ku giti cyabo badakwiriye kuba muri ibyo bikorwa ndetse banakangurira n'abandi kubyirinda. Gusaba Imana cyane kuko shitani buno zari ziziritswe, ubu ngubu zarekuwe. Ni nayo mpamvu tubona abantu bari mu bintu byo kwiyegereza ku Mana cyane, ubu ngubu bagiye kwita bajya mu bintu by'ibikoza-soni. Shitani baziziritse, ariko nasaba Imana yuko cyane cyane yafasha urubyiruko rw'Abanyarwanda n'urw'Abasilamu muri rusange. Wenda ku ruhare rwanjye nari nsanzwe ntabijyamo, ndakomeza gutera intambwe n'ubundi yo kubyirinda, niyegereza Imana, ndushaho gukora ibikorwa byiza no kubana neza n'abatari abayisilamu, kuko ubuyisilamu ni ubuvandimwe, ntago ari ukwiharira ibyiza. N'ibyo dufite byiza tugomba no kubimenyesha n'abatari abayisilamu, n'abaturanyi bacu, n'inshuti zacu, n'abo dukorana bose. Sheikh Kayitare Ibrahim, Mufti w'u Rwanda, avuga ko hari ibikorwa byo gucuruza abantu by'umwihariko abana b'abakobwa rimwe na rimwe babeshywa ko bagiye gushakirwa amashuri hanze. Umuryango w'abayisilamu ngo hari raporo nawo wakiriye ibi, rero ngo bigomba gucika. Niyo mpamvu ubutumwa twabutanze kugira ngo abayisilamu bose babimenye, kugira ngo n'abanyarwanda bose babimenye, bafashe umuryango w'abayisilamu n'abayisilamu muri rusange gukomeza guhangana n'icyo gikorwa. Icyo gikorwa twarabibonye muri raporo, abana bagurishijwe. Abo bana rero hari n'abandi ubwo birumvikana nabo twashoboye kumenya, abo tutashoboye kumenya rero birumvikana yuko hagomba gutangira gufatwa ingamba zo kugira ngo iki gikorwa gihagarare, kuko ni igikorwa kitajyanye n'ubuyisilamu, ni igikorwa ubuyisilamu butemera, kuko kugurisha abantu mu buyisilamu ni ikizira. Abayisilamu bo mu Rwanda bakunda kuvuga ko bishimira umwanya bafite n'agaciro bahawe mu gihugu ugeranije n'uko mbere byari bimeze. Kuri ubu leta y'u Rwanda iha agaciro imisengere y'abantu iyo ntawe ibangamiye, kuko nta dini na rimwe ubutegetsi buriho bushingiyeho. Uyu munsi ukaba uhabwa agaciro kubwo kwifatanya n'abayisilamu, ufatwa nk'ikiruhuko ku bakozi bose kandi byemejwe na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo.
Fulgence Kizuira, Lemigo TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani makuru, bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali bakoresha internet yo mu modoka rusange bavuga ko ibafasha mu gukoresha ikoranabuhanga, gusa hari na bamwe bavuga ko bagihura n'ikibazo cyo kuba iyi internet se murandasi igenda gake. Bogal Sebushishi yaganiriye n'abaturage. Mu modoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, imbere ahagana kwa shoferi uhabona akantu k'umweru kaba kamanitse ku modoka. Akakuma kakaba ari agatanga umurongo wa interineti utuma abantu bari muri iyo modoka babasha gukoresha ikoranabuhanga ku buntu. Ubwo Lemigo TV yaganiraga na bamwe mu baturage bari mu modoka bari mu rugendo rugana Kimironko bavuye Kicukiro aho bita centre, bavuga ko kuba mu modoka bagendamo arimo umurongo wa interineti ari byiza cyane ko bibafasha kuba bakomeza gukoresha ikoranabuhanga mu gihe amafaranga bashiranye muri telefone zabo, gusa ngo hakaba hari ubwo ibigenda buhoro cyane. Muri make ya wifi ya big buses idufasha mu byinshi bitandukanye, kandi mahe ukuntu mwicara muri bus agategeza igihe kinini ndategereje ko bus yuzura, cyangwa nane nategereje ko abantu nyine kumva chauffeur ajyana imodoka, abona ukuntu uri gucatinga then amahita akagushirana nta wundi buryo wabona wagura ama airtimes, ariko wifi tugufasha yenda bari gutenga wanda n'umuntu ugiye kureba iki kugufasha muri make kakohereza. Umunsi umwe nige kwikoreshaho, ariko ntago yihutaga muri make kuryo yenda yiko nyemura ibyo nashaka gukora, ariko yenda nayikoreshejeho gake. Nubwo bamwe bavuga ko uyu murongo wa internet mu modoka zitwara abagenzi ubafasha, hari n'abandi batari bazi ko uyu murongo wa internet ubaho. Mukakibibi Debora avuga ko buri munsi akora uru rugendo, ariko ngo ntiyarazi ko mu modoka zitwara abagenzi habamo umurongo wa internet. Gusa akavuga ko kuva abimenye ari byiza cyane, kuko uko yakwifuza gukoresha ikoranabuhanga yarikoresha atarinze kujya gushaka amafaranga muri telefone. Ntabwo twari tubizi ko irimo, tubibwiwe namwe niho tubwiye ko harimo connection ya internet, ubundi gihe ntabwo nari mbizi ko irimo connection ya internet irimo hano muri bus. Abona nk'ubu nshatse kwandika kuri internet, ubwo nahita nandika nkoherereza umuntu, ntagombye kuvamo cyase yenda ngo njye gushaka amafaranga, yenda ndamutse nayo muri telefone ntayararimo, byaba binyoroheye yuko nakwicara muri bisi nkandikira umuntu nawe akansubiza, ntagombye kuhagarika urugendo rwanjye. Umwe mu batwara imodoka zitwara abagenzi avuga ko imodoka hafi ya zose zirimo umurongo wa interineti, ko ahubwo hari ababa bibagiye kuyicomeka kugira ngo abantu bayikoreshe. Akavuga ko kuba baba batazi ko irimo babasobanurira, bityo nabo bakayikoresha. Nk'uko ukabona ngaka ni wireless, abona yanditseho Smart Kigali, ifitiye akamaro abagenzi bagenda muri Royale. Niyo mpamvu nka company barafashe umwanzuro wo gukoresha iyi wireless ku bantu b'abagenzi bagenda muri izi modoka bafite smartphone bagakoresha for free, ni ku buntu, nta nicyo babishyura, bagakoresha bakagenda bari mu itumanaho rigezweho. Usibye n'ababyibwira nk'uko bivuze, akaba yayibona akabaza se akanagaki, hariho n'ubu bisobanukiwe yabona nk'akarugo kariho kavuga ngo bite bimeze bite, tukabasobanurira. Ariko akarusho hari nabo dusobanurira batabizi, tukakangurira abantu bafite smartphone bakaba bakoresha bagafungura bakakabuta iyi wireless. Uyu murongo wa internet wa 4G LTE ukaba wakoreshwa n'abafite telefone zakira internet na mudasobwa. Ukaba wawusanga mu mamodoka hafi ya yose atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Bogar Sebushishi, Lemigo TV. Mu nkuru zirebana no kwiteza imbere by'umwihariko ku bagore twabagejeho muri iki cyumweru, reka uyu munsi tugaruke kuri ya nkuru irebana n'abagore bigisha ibyo gutwara imodoka, akazi benshi bakunda kuvuga ko ari akabagabo, nyamara bagakora bakavuga ko kabateje imbere kandi bumva nta pfunwe kuko babona kabafasha byinshi. Ngabonziza Kizima aho ibumoso turebe hagati kuri feri n'uburyo kuri accelerateur, kandagira ambriage ugeze hasi, iki ni levier de vitesse dufasha gushiramo ama vitesse. Ahangaha kuri levier ukaba ubona aho shema idufasha kuba twapanga ama vitesse muri boîte de vitesse. Abagore n'abakobwa bakomeje kwiteza imbere bakora imirimo ikunze kwitirirwa abagabo kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere.
uyu ni Umwizerwa Gisele ukora akazi ko kwigisha abaturage gutwara imodoka, akazi kamenyereweho abagabo. We avuga ko uretse imbaraga mu kazi akora nta kintu umugabo amurusha, ko ahubwo n'igihe babarusha gukora neza. Mbona nta kintu bitwaye kuko akazi kose twese turagasangira, haba abadamu cyangwa se abagabo, mbona nta kintu kinini baturusha, yenda keretse nk'imbaraga, ariko ibintu bitagomba imbaraga natwe turabishobora. Njye mbona ahubwo ahanini tunabarusha kuko bagira gutekereza cyane, bagira kwiyenerva, ariko burya umuntu w'umudamu cyangwa umukobwa ni abantu babasha kwihangana. Yongeyeho ko akazi akora agakunda kandi ko gatuma yiteza imbere, kuko akora akabasha kwikemurira ibibazo bimwe na bimwe kandi agatunga umuryango we. Akaba ashishikariza abandi bagore n'abakobwa gutinyuka akazi kitura abagabo kuko nabo bashoboye. Inyungu maze gukura muri aka kazi, bwa mbere natangiye nikorera, ariko ubu ngubu kugera kuri ubu ngubu ndimo ndikorera, mfite imodoka imwe, mfite ikibanza n'ibindi biri imbere kandi ntunze n'umuryango. Inama nabagira no kutitinya, buriya akazi kose nta kigoye kiba kirimo, yenda hagora kubyumva mu mutwe, ariko iyo bitangiye uhita ubona ko ari ibintu byoroshye. Inama nabagira no kutitinya, bakitinyuka kuko ibyo abagabo bashoboye natwe turabishoboye. Ku ruhande rw'abanyeshuri bigishwa nawe bavuga ko ari umwe mu barimu beza, ko ndetse bamwe bagiye bahabwa impushya zo gutwara ibinyabiziga kubera bigishijwe neza, abandi nabo bavamo abarimu bigisha gutwara imodoka. Nabonye ko ashoboye, iyo anyigishije ikintu mpita mfata, ntabwo binanira kubera ko mwisanzuyeho. Yaranyigishije, naje nta kintu nzi na gitoya, ariko mpageze aramforoma, aranyigisha, ndetse muri make nta kintu atankoreye. Nabonye perimi ubu ngubu, kandi ndumva nta kibazo mfite. Harimo yananyigisha, maze kubona perimi, nyuma yaho cyo mushimira ni uko nyuma yaho yanamforomye mu kwigisha. Ubu ngubu nkandimo nigisha, nanjye narabaye mwarimu nkawe, nkaba ndimo kugira ikirenge mu cye. Akazi ko kwigisha abaturage gutwara imodoka ni akazi kamenyerewe ku bagabo, ku buryo umubare w'abagore n'abakobwa bagakora ukiri hasi cyane ugereranyije n'umubare w'abagabo bagakora. Ngabonziza Kizima Joella, Lemigo TV. Reka noneho twerekeze mu majyaruguru y'igihugu, ni mu karere ka Burera, aho muri iki cyumweru havuzwe inkuru ibabaje y'abantu 5 bitabye Imana baguye mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro n'ikirombe cya Bugarama. Muri iki cyumweru twavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Burera Bwana Sembagare Samuel, tumubaza icyateye iyo mpanuka, by'umwihariko n'icyo akarere kari karimo gukora kugira ngo gakumire n'izindi mpanuka zishobora kubera mu birombe by'amabuye y'agaciro. Twavuganye ku murongo wa telefone. Impanuka nk'uko bivuga yabaye ejo mu masaha saa 10, abakozi bakora muri mine bari batashye, none banyura aho bakoraga mbere kuri tuneli iri aho hafi aho bakoraga. Ubwo bagiye kureba niba bakomereza kubera ko bari barahabujije. Ubuyobozi bwa mine bwari bwashyize icyapa ko nta wundi ugomba kongera kuhakorera. Ubwo rero hari umugabo ukuriye abo bandi nyakwigendera yagiyemo, bigaragara ko atagarutse, n'umuhungu wajyayo n'abandi 3 meme famiye baje kureba impamvu bandi batavuyeyo. Ntabwo nta oxygene yari irimo, bagomba kuba bazi nta oxygene irimo, bituma noneho nabo baheramo. Ariko abandi batabayeho bo ubuyobozi bwahise gutabara bwa mine bohereza za oxygene. Icyiciro cya gatatu cyari cyagiyeyo, bagerageza kubarokora, babajyana kwa muganga, bambwira ko ubu ngubu ubuzima babusubiranye, bari muhira. Naho 5 bose bo bahise babura umwuka. Icyo kirombe ubusanzwe ni ikirombe giteye gute? Ko numva niba haguye abantu 5 bishobora kuba biteye impungenge ko hari n'izindi nkurikizi cyashoboraga guteza. Ni kineri n'ahantu baba baracukuye mu mirongo miremure y'ikuzimu nyine munsi y'ubutaka. Ubwo rero hari fenomene chimique, aho uko bagenda bagira niba bajya mu kinombe y'ikuzimu, umwuka ugenda uba mukeya, turisi begera n'ahantu hari amabuye, hagomba kuba harimo fenomene chimique. Ntabwo bisobanukiwe neza, ariko ikigaragara ni uko oxygene itaba ihari. Yageze ugezeyo urumva abura oxygene agahita yikubita hasi. None niba akarere kari kazi ko ibyo bintu bihari, kuki katabujije abo bacukura amabuye y'agaciro ngo ntibazongere kuhasubira?
ntabwo akarere kari kabizaho tubigiye natwe n'ubuyobozi bwa minega nabo barabibonye gushyiraho icyapa ko ntawemerewe kongera gusubiramo icyapa kirahari uko bakirinzeho nyine ni ibibazo nizo mpanuka naho ubundi ubuyobozi bwa minega rwashyiraho icyapa ko firipomaniteridi kuhinjira. none ubu ingamba zafashwe kugira ngo hatazagira n'abandi bagwamo cyangwa se bakaba bagwa no mu bindi birombe bigaragara muri ako gace ni izihe? ingamba ziri kwinshi icya mbere ni uko nyine aho ngaho hafunze hahise hafungwa nk'uko n'ubundi hari habujijwe. iya kabiri ni uko turishyurirwa n'ubuyobozi bwa mine tukareba kugira ngo ejo tutazongera gutakaza abantu bene kariya kageni abantu hari ubucukuzi bwa kijyambere hari imashini zigomba gukoreshwa hari imyobo miremire bakajyana izo mashini akaba ari uburyo kurusha abantu. urumva ko mu nyungu za leta z'abaturage tugomba kwicara tukareba ahatera ikibazo hose hakaba haba hafunze noneho yenda hakazakoreshwa amashini kurusha abantu. Bwana Sembagare Samuel n'umuyobozi w'akarere ka Burera agaruka ku cyateye iriya mpanuka yahitanye abantu 5 baguye mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro. Nyuma y'iri sanganya Minisiteri y'Umutungo Kamere nayo yahise isohora itangazo rigenewe abanyamakuru isaba abaturage gukomeza kuba maso bakirinda gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Twavuganye n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutungo Kamere Bwana Evode Imena tumubaza ibindi bikubiye muri iri tangazo ndetse n'icyo Minisiteri y'Umutungo Kamere yaba irimo gukora muri ibi bihe koko hagaragara umubare w'abantu bagwa mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro. hari itangazo twasohoye uyu munsi bongera kwibutsa abanyarwanda hirya no hino mu gihugu ku bijyanye n'izo mpanuka turi kubona ziyongera muri iki gihe twinjiye muki. mbese ku kwezi kwatangira twabonye umubare w'impanuka usa nkaho wiyongera ku buryo budasanzwe. turavuga tuti mbere na mbere reka twongere twibutse abanyarwanda bose cyane cyane abaturiye ahakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yuko kwigabiza ibirombe bakajya kubyinjiramo bakabicukura ku buryo butemewe n'amategeko bitemewe kandi bihanwa. icya kabiri yuko harimo risk kuko bishobora guteza impanuka nk'izo twumvise bikaba byanatwara ubuzima bwabo. tukaba turi nanone kwibutsa abantu bose bahawe impushya yaba za sosiyete za koperative zicukura amabuye y'agaciro yuko umutekano w'aho bakorera imirimo yo gucukura ari uwabo bagomba kuwucunga amasaha 24 kuri 24 kugira ngo dukumire ibibazo nk'ibyo ngibyo twumvise. mu itangazo Minisiteri y'Umutungo Kamere yasohoye ivuga ko muri kino gihe cy'impeshyi harimo kugaragara izo mpanuka zo mu ahacukurwa amabuye y'agaciro. umuntu yavuga koko birimo guterwa n'iki gihe cyangwa n'ikindi kintu? murabona mu gihe cy'impeshyi imvura iba yagabanutse, hari ahantu hamwe na hamwe abantu baba batinya cyangwa birinda gucukura mu gihe cy'imvura. mu gihe cy'impeshyi hahita haborohera kuko haba humutse, hari imvura yabuzaga kugeraho bagahita bumva bahigabiza kuko babona hasa neza. ikindi hari uko imirimo imwe n'imwe baba bakora mu gihe cy'imvura iba yagabanutse kuri bamwe. ndavuga nk'ababa bakunza kuba bari mu bintu by'ubuhinzi n'ibindi, mu gihe cy'impeshyi ugasanga iyo mirimo yagabanutse noneho bagahitamo kujya kwigabiza za mine kandi bakabikora ku buryo butemewe. icyo rero nicyo turi kwibutsa abantu bose tuti nubwo twageze mu gihe cy'impeshyi ntimudohoke, mwebwe mushinzwe gucunga za mine ngo habeho uburangare. ikindi n'abanyarwanda abaturiye aho habera ubucukuzi ntibagire ngo iki nicyo gihe cyo kwiroha mu mamine ku buryo butemewe. ntabwo bigomba kubaho, ni ugukomeza ducunga kandi dukora ibintu nk'uko bikwiye. muravuga ko musaba ba nyir'amasosiyete gucunga umutekano w'abakozi babo, ariko nko mu karere ka Burera hariya muri kiriya kirombe cya Bugarama ahavuzwe impanuka yahitanye abantu bagera kuri 5, ni ahantu bivugwa ko ba nyiri sosiyete bari barabujije abaturage gukomeza gucukura amabuye y'agaciro ariko bakamera nk'ababirenzeho. ubundi mwebwe mukorana gute na ba nyir'amasosiyete abafite ibigo bicukura amabuye y'agaciro, haba no mu gukurikirana kugira ngo murebe niba koko ibyo mwumvikanye bishyirwa mu bikorwa? dukorana ku buryo butandukanye, ariko harimo cyane cyane ibiganiro tugirana
hari amasezerano baba baragiranye na leta igihe bahawe uruhushya, hari amabwiriza atandukanye bazi baba barahawe agenga umurimo wabo, ariko nanone dukora amagenzura no gusura ibikorwa ku buryo bwinshi kandi buhoraho. Ikibazo rero tumaze iminsi duhura nacyo ni uko hari abaturage cyane cyane baba baturiye iyo mirimo aho ikorerwa, bigabiza ibirombe bakajyamo mu masaha ya nijoro, akazi karangiye bakajya ahantu hari hasanzwe hazwi ikibazo, ariko bo kuko batahakora cyangwa se birengagije cya kibazo bakajya ahantu hashobora kubyara impanuka kuko bakurikiye gusa amafaranga, ariko nanone mu buryo butemewe. Icyo dusaba rero ni uko abaturage mbere na mbere bamenye ko ibyo ntabwo ari byo, bagomba kubihagarika kuko birateza impanuka kandi zishobora no kubahitana. Ikindi tuributsa ba nyiri za sosiyete n'iyo ngiyo mwavugaga yuko nubwo baba barahagaritse ahantu kuhakorera, bagomba gukomeza bagacunga umutekano waho. Hari igihe umutekano usanga hashyizwe imbaraga aho bafite stock, mbese aho babika umusaruro w'amabuye y'agaciro, ariko ku ndani n'imyobo yindi icukurwamo ugasanga ntabwo bashyize imbaraga zo kuhacungira umutekano. Turasaba rero ngo naho hongerwa imbaraga mu kuhacunga umutekano kugira ngo hatagira nyine nk'abo bahigabiza bakajya gucukuramo bikatuviramo impanuka. Bwana Evode Imena ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutungo wa Kamere Minirena. Kuba tatangiranye natwe bibutse ko turi mu mwanya w'amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru hano kuri Lemigo TV. Kwa gatatu w'iki cyumweru dusoza kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro herekanwe abantu bagera kuri 15 bafashwe mu gihugu hirya no hino bakekwaho icyaha cyo gukora amafaranga y'amakorano ndetse no kuyakwirakwizwa. Polisi y'igihugu yaboneyeho kuvuga ko yahagurukiye kurwanya ikwirakwizwa ry'amafaranga y'amahimbano kuko ngo ari kimwe mu byaha bimunga umutungo w'igihugu. Gusa abataye muri yombi bo bavuze ko biyemerera icyaha, ariko kandi banavuga ko harimo ababikoze mu buryo nabo batari basobanukiwe. Mugenzi wacu Marie Claire Uwumukiza yaduteguriye inkuru ikurikira. Aba ni abantu 15 bakekaho icyaha cyo gukwirakwiza amafaranga y'amahimbano arimo amayero, amadolari n'amanyarwanda. Bakaba baragiye bafatanya icyaha ku buryo butandukanye. Bamwe muri bo baganiriye n'itangazamakuru basobanura uburyo babonye aya mafaranga y'amahimbano. Icyo bose bahurizaho ni uko bacuruzaga amafaranga y'amahimbano babizi nk'uko babisobanuye. Hari ubwo nakoraga muri salo, umuhungu araza ko yari umukiriya wanjye, arambwira ati hashize iminsi ntakimubona, nanjye ko kazi narakavuyeho naratashye ndi mu rugo, aza kumamagara arambaza ati se ubu ngubu urakora iki? Ni jewe nta kintu ndiho nkora, ndiyicariye gusa, nubu ndahinga. Ati ugahinga warakoraga muri salo hanyuma ukagaruka kwisuka? Ni nagarutseho kwisuka kabisa. Aramamagara ati noneho ngwino unsange Kayonza, noneho nkwereke icyo gukora. Nibwo nafataga tike ndazamuka, nari mfitemo n'amafaranga 10,000 ku mufuka, ndazamuka musanga muri gare ya Kayonza. Arambwira ati rero akira aya madolari, atariko icyitonderwa umenye ko atemewe, niba yagufatana ushobora kuzahura n'ibibazo, atujye ugenda buhoro. Nabimenye icyo gihe ngiye kuyavunjisha, nyuma narayabitse. Cyakora nza gushaka umuntu ndabimutekerereza, ambwira ko yambonera umukiriya. Amaze kumubona muha makeya ageze ku 10,000. Iyo nabaga hano i Kigali nza guhura n'umusore bita Chance, ambaza undi musore mugenzi we bagendanaga. Ndamukurikirana ndamuha n'uwo musore umushakira iki? Arambwira ngo hari ngo akadiro yashaka kumukinisha. Ndamubaza ati se nakahe? Ati nta kadiro k'amafaranga, ko nanjye nagashobora wansobanuriye neza. Arambwira ati hari umuntu ufite amafaranga y'amakorano, ati niyo nashaka kumuha ngo wenda ayazunguze, murangira umuntu yamuha. Narambwiye ni ngewe noneho ibyo nabishobora. Amereza nimero z'uwo muntu yagira, tubiganiraho turabyuzuza.
nyuma nanjye mpamagara uwo mugabo nkamubwira ni nabonye abantu bashobora gufata amafaranga benshi. Umuvugizi wa polisi y'igihugu yasobanuriye itangazamakuru imiterere y'iki cyaha n'ingaruka zacyo ku bukungu bw'igihugu, ku bacuruzi no ku buzima bw'abantu muri rusange. Yavuze n'ingamba zirimo gufatwa mu rwego rwo guhangana n'iki cyaha, atanga n'ubutumwa. Iki ni icyaha cyo gukwirakwiza amafaranga y'amahimbano. Buriya bari mu byiciro bigeze nko kuri 4 bagiye bafatanya icyaha ku buryo butandukanye. Bose rero icyo bahuriyeho ni icyaha cyo gukwirakwiza amafaranga y'amahimbano, ni icyaha kibangamira iterambere ry'igihugu, ni icyaha kimunga ubukungu, ni icyaha gihombya abacuruzi, ni icyaha kibangamira ubuzima muri rusange. Ingamba zirahari ndetse ntabwo ari za polisi gusa, kuko dukorana n'abandi bafatanyabikorwa benshi barimo b'amabanki, barimo minisiteri ishinzwe imari, ndetse harimo n'ubushinjacyaha ndetse n'inkiko. Ingamba zirahari, ni nayo mpamvu dufite n'umutwe wihariye ushinzwe gukurikirana ibyaha bijyanye n'ibyaha bikorerwa imari. Ubutumwa rero ni uko abantu, icya mbere abakoresha amafaranga bose bagomba kumenya ko ugomba kwakira amafaranga wayagenzuye. Ayo ugizeho impungenge ukayagenzura, ko ibyuma byo kuyagenzura birahari. Za banki zikadufasha gukurikirana umuntu wese baketse, bagahamagara polisi tukabikurikirana, abantu bagafatwa. Ndetse turasaba yuko aba bantu bakora ubucuruzi bw'amafaranga babishyiramo ingufu kurenza abandi, kuko biri mu nshingano zabo. Iki cyaha gihanwa n'igitabo cy'amategeko hana mu ngingo ya 601, aho isobanura ko ufashwe muri icyo cyaha acuruza amafaranga y'amahimbano ku bushake cyangwa yigana, zaba inoti cyangwa ibiceri, ashobora guhanishwa igihano kigera ku myaka 5 kugera kuri 7. Marie Claire Uwumukiza, Lemigo TV. Marie Claire Uwumukiza, utarajya kure tubwire n'ubundi n'ibyihuriro ry'ababana n'ubumuga mu Rwanda NIDOL rivuga ko ibiganiro byo mu mwijima byafashije abafite ubumuga bwo kutabona kwibonamo ubushobozi. Ibi ntibyagarutsweho n'iri huriro ku wa kabiri w'iki cyumweru mu kiganiro n'abanyamakuru, hasobanurwaga rero uburyo bushya bwo gusabana no kuganira, ari byo bise dialogue in the dark cyangwa se ibiganiro byo mu mwijima. Marie Claire Uwumukiza. Aha ni mu rwinjiriro rw'icyumba kitabona, aho abafite ubumuga bwo kutabona bakorera imirimo itandukanye bakanayisangiza abatabufite. Ni mu rwego rwo kugira ngo habeho imyumvire imwe yo kumenya ko n'abafite ubumuga bwo kutabona hari ibyo bashoboye gukora bakaba banarusha abatabufite. Bamwe mu bafite ubumuga bwo kutabona akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa mu ihuriro ry'abantu bafite ubumuga mu Rwanda, yasobanuye inkomoko y'ibiganiro byo mu mwijima n'akamaro kabyo. Cyagizwe n'umuntu mu Budage witwa Andreas ni Hendrix, irindi zina ntirijya rinyorohera kuryibuka. Agitewe nuko yari afite umuntu w'inshuti ye ufite ubumuga bwo kutabona, biganaga muri university, akajya amusaba kumufasha utuntu dukeya. Mbese yibaza ukuntu uwo muntu aba yumva amerewe, atekereza kwijimisha icyumba ngo rebe uko bimera kuba ari ahantu hatabona na buke, kuko iyo yazimyaga itara nijoro amatara y'ahandi yateraga urumuri bigatuma hatijima cyane. Ashyiraho amarido hose arahijimisha cyane. Muri uwo mwijima nibwo yaje gutekereza ibindi bintu byinshi byatumye asanga iyi ari concept nziza ituma umuntu icyambere abona umwanya wo kwiganiriza wubwe mu mutima we nta kindi kimuvangira. Umuyobozi w'ihuriro ry'abafite ubumuga mu Rwanda yavuze ko uyu mushinga uzafasha abafite ubumuga kwikemurira ibibazo byabo, dore ko uyu mushinga wa dialogue in the dark bateganya kuzakora nka business, ukazagira akamaro ku bafite ubumuga n'abatabufite, nk'uko umuyobozi w'ihuriro ry'abafite ubumuga mu Rwanda abisobanura. NIDOL rero impamvu twumva ko uno mushinga twawushigikiye nuko uzadufasha mu gukemura bimwe mu bibazo by'abantu bacu dufite bafite ubumuga bwo kutabona. Muzi ko leta y'u Rwanda yashizeho politike yo kudaheza abantu bajya mu mashuri, abatabona basigaye biga, ariko rero iyo barangije kwiga ugasanga rero habaye ikibazo noneho cyo kumuha umurimo. Niyo mpamvu namwe babajyanye hariya iriya yabaye experience
niyo mpamvu twanabahamagaye hano muzadutange ubuhamya. Mwabonye ko mu masomo mwabonye hariya batuyoboye bakora imirimo iyo ari yo yose. Ibyo wowe watekereza ko umuntu utabona yakora iki, umuhaye amahirwe hari ibyo yakora. Twebwe rero niyo mpamvu twashigikiye uno mushinga, cyane cyane ugamije urebye icyerekezo cy'uyu mushinga nuko dushaka yuko wadufasha muri za ntego zacu dufite, kugaragaza yuko abantu bafite ubumuga nabo bagira uruhare mu guteza imbere, cyane cyane bashobora gukora business. Iriya nkuko babwiye mu ntego yacu dufite cyane nuko dushaka kuzayikoramo business. Ubu buryo bushya bwo kuganira no gusabana ngo butuma umuntu amenya uwo ari we, ibyo bigatuma umuntu yigarukaho ubwe akiyakira uko ari naho yaba ari hose. Iyi gahunda kandi ngo yakifashishwa no mu bumwe n'ubwiyunge nk'uko Jean Bosco umwe mu bafite ubumuga yabisobanuye. Dialogue in the dark ni icyumba cy'umwijima nk'uko mwakibonye, ariko buriya harimo imyitozo idasanzwe ikakaye, imyitozo ushobora gukora ukabasha kumenya icyo uri cyo wowe noneho. Ni ukuvuga ngo hari amasomo menshi cyangwa ama exercice menshi, amaproje dutangamo, noneho muri uwo mwijima twe dusanzwe tutabona muri iyi si ya rusange, twe tuba twabaye abareba icyo gihe. Mwebwe musanzwe mubona hariya muri kiriya cyumba mwabaye iki, abatabona. Icyo gihe mukenewe iki, ubufasha. Uyu mushinga w'abafite ubumuga nuterwa inkunga ugashyigikirwa bizatuma ingorane z'ubukene bari bakunze guhura nazo zikemuka, kuko uyu mushinga uzakorwa nka business, bityo winjiza amafaranga azabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Marie Claire Uwumukiza, Lemigo TV. Dufashe kwamamaza iyo centre. Yani makuru twabagejeho muri iki cyumweru, bamwe mu rubyiruko bahoze rurerwa ku kirwa cya Iwawa bavuga ko rero ubu ngubu bamaze kwiteza imbere kandi banahindutse mu myumvire. Umunyamakuru wacu yasuye umwe mu rubyiruko bibumbiye muri koperative Tuzamurane, bamubwira icyo amasomo bigiye ku kirwa cy'Iwawa abamariye. Kuri ubu Hoze Nishimwe arakomeza. Aba ni bamwe mu rubyiruko rwavuye Iwawa. Ubwo Lemigo TV yabasuraga batugereranyirije ubuzima bari babayemo mbere yuko bajyanwe Iwawa nuko babayeho kuri ubu nyuma yaho baviriyeyo. Ubundi ngiye mbere ntarajya Iwawa, nari ndi umwana uzi ibye, umenya ibye, wikorera ku giti cye, ariko cya giti cye umuntu agenda mu buzima butari ngombwa. Ari ngombwa kujya ubona kurya uko wakoresheje ingufu zawe zo uvuga ngo ugiye kwiba, utakoresheje ingufu ziturutse mu bwonko bwawe bwaguteza imbere, ahubwo ukoresha ingufu zigusumbuha cyane ugira ngo ubone ukurya, ari uko ubanje gusera n'umuturage n'abandi bose. Icyo gihe ariko leta y'ubumwe yabashije kudushyira hamwe, ituvuga ati rero mwabana mwe, kugira mubashe kuzagira ejo heza, reka tubajyana ahantu mubasha kwiga mukamenya ubumenyi. Icyo gihe batubashije kudufata batujyana aho twiga ubumenyi, ubwo twari tukiri abana badafite ejo hazaza, kubera ko leta y'ubumwe yaratira ikabona nta ejo heza hazaza hahari. Ariko ubu ngubu yabashije kudushyira hamwe. Mbere y'igihe yuko njya Iwawa nta kintu narinze, ariko ubu ngubu ngo mukorikori, mbese nzi ibintu byinshi. Ubuzima nyine bwa mbere kuko nari umusinzi, ndumunywa rumogi, ndumunywa tabi, ndara mu nda ahantu hose muri ruhurura. Ariko ngashimira leta y'ubumwe yatuzaniye kiriya gikorwa cyo kudushyira hariya Iwawa kugira itwigishe ubwenge, umuco nyarwanda. Ibyo tukaba tubishimira perezida w'igihugu. Uru rubyiruko kandi ruvuga ko hari byinshi rumaze kugeraho, ngo ariko cyane cyane bishimira ko bamaze guhinduka mu myumvire, bakabasha guhindura ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Dore ko ngo benshi muri bo kuri ubu nyuma yo kuva Iwawa ubu bashinze ingo kandi bakaba babasha kuzitunga neza nta kibazo, kuko ngo ubushobozi babasha kubukura mu byo bigiye Iwawa. Uyu munsi ikintu ngezeho ni ibi byose mubona. Ubu nibwo bwenge bwanjye, nibwo bwenge nakuye hariya. Kuri uyu munsi ikintu bimaze utugezaho nuko twabashije kumenyekana, tukamenyana n'abayobozi. Nicyo kintu ubu tumaze kugeraho. Ubu ngubu ikintu nakubwira ubu tumaze kugeraho nuko tumaze kumenya icyo turi cyo. Kuva twava Iwawa twabashije kurongora, tubasha no kwikodeshereza amazu. Nyungu umuntu akuyemo
wiyunguye ubwenge ugomba kubukoresha mu kazi kugira ubashe ubone amaramo kugira ngo uze kuguhuza ngo nze ngutware telefone cyangwa ngo ujye mu gikapu ngo utware amafaranga. Leta yadushyize hamwe iduha ubwo bwenge ubwo natwe tugomba kwicara hamwe tugakoresha. Umuyobozi wa koperative Tuzamurane Safari Jean Dodier avuga ko bamaze kugera kuri byinshi ngo kuko kuri ubu buri munyamuryango hari inyungu akura muri koperative. Kuko nk'ubu abanyamuryango iyo tugurishije idiva nk'uku nimba ari 200 dukuraho 10% bikajya muri konti ya koperative. Tubaye nimba ari 200 dukuraho 20. Hakabaho n'ikindi gikorwa dufite buri munyamuryango atanga inote y'ijana ku munsi. Ubwo nuvuga ngo na amafaranga 2700 ku munsi. Urumva mu kwezi ni hafi 60 na. Ayo yose rero niyo tugenda dukusanya mu banyamuryango turi kubashakira ubwishingizi mu kwivuza. Hari ibibazo bimwe hari abararaga hanze ubu turi gushakira amazu yo kuba babamo noneho mu kimbo cyo kurara hanze akaba afite aho aba afite n'uburyo akora agatahiwe kandi akaza muri koperative agakora. Nuko tubayeho mu buzima bwa koperative. Koperative Tuzamurane igizwe n'abanyamuryango 27, 15 mu bayigize bakaba ari abavuye mu kigo ngororamuco cy'Iwawa, naho abandi 8 bo bavuye mu buzima bwo mu mihanda bibumbira hamwe bakora koperative. Rose Nishimwe, Lemigo TV. Reka noneho twerekeze mu karere ka Gicumbi aho bamwe mu bacuruzi bacururiza mu isoko iri muri aka karere ka Gicumbi bavuga ko babangamiwe n'icyo bita akajagari kagaragara muri iri soko, ahanini ngo gatezwa n'abantu bazengurutsa ibintu cyangwa se bazereza ibicuruzwa. Ubuyobozi bw'iri soko buvuga ko iki kibazo cyo kuzereza ibicuruzwa kizwi, gusa ngo nanone abacuruzi ntibari bakwiye kunenga ubuyobozi bw'isoko ko ntacyo bukora hakurikijwe imbaraga zashyizwemo mu kurwanya ibi bikorwa. Iki kibazo Fulgence Kizuwera. Hari isoko hano hepfo ryari ry'abahinzi, ryari ry'abaturage basanzwe bakaza bakaranguza, ariko kubera ryabaye akajagari ubwo baraza utabahayo bashaka bagatandika, niba ngo babasoresha 100 niba ari 200. Mbese urebye nubwo ducuruza ikintu twungutsa no gusora amafaranga dusora tudakora. Twebwe ikibazo dufite ni ikibazo no mugini mutoya, noneho urimo marato irenze ubushobozi bw'abacuruzi. N'abacuruzi bacururiza muri isoko rya Gicumbi by'umwihariko abacuruzi bikomoka ku buhinzi byiganjemo imboga n'imbuto barinubira icyo bita akajagari karangwa mu icuruzwa ryabyo muri iri soko rya Gicumbi. Aba bacuruzi bavuga ko ngo hari abantu bazerereza ibicuruzwa byabo mu cyo bita marato. Aba ngo ntibatuma bagurisha kuko bo bagurisha make mu gihe ababinuba bagira aho bakorera banatangira imisoro n'imisanzu. Hari abantu bari bafite ibisima babivaho baragenda bajya gucururiza aho hepfo muri iryo soko rya marato. Noneho barangije ngo bakajya babasoresha amafaranga niba ari 200 baranga hesi tuyazi. Noneho barangije abahinzi babona nabo batanditse nabo bakivangamo utabaha amafaranga bashaka bakicururiza. Ubwo nuvuga ngo sayine zagera bakazenguruka hose ntibagira ahantu basiga. Wabwira umuntu akugeza batese kutaje kungura kandi wajya gungurira ati waba wabonye ibya make ntugurira aho ngaho, ati kubera ko mwebwe mutandika mu bisima ubwo murahenda twe ntago tugomba kubageraho. Ikibazo rero dufite ni icya marato kubera ko baba bazengurutse hose nta mukiri utugeraho twebwe turahomba. Aba bacuruzi bavuga ko kubera kubangamirwa nabo rimwe na rimwe biyita abahinzi bakavuga ko bari gucuruza ibyo bakuye mu mirima ngo byatumye bamwe banasohoka muri iri soko aho bacururizaga nabo bayoboka inkengero z'isoko n'imihanda iryegereye. Mbese twabuze ubuvugizi bwo kutuvugira ibintu bya marato twebwe nibyo byatuzengereje. Hahandi umuntu atakibona n'igitenge kukigura ntago tubishoboye no kurya ntitubishoboye. Reba igisima cyanjye nikiriye iriya myumbati ejo narikuye Rusini hafi y'Ikigali, none dore ngiriya yumye kandi umuturage wayizanye wayikuriye ubu yarangije gucuruza ubu yataje, ariko dore ngiriya yumiye hariya no kwirya ntabwo nayishobora n'abana banjye. Icyo twifuza nuko iri isoko rya marato bari dukuriraho. Aba bacuruzi bavuga ko iki kibazo bakimaranye igihe kandi ko bagerageje kukigeza ku buyobozi, ariko ngo nta cyizere bafite kuko ku bwabo ngo nta cyahindutse. Gusa ubuyobozi bw'iri soko rya Gicumbi buvuga ko iki kibazo gihari koko cyane cyane muri ubu bucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi, ariko ngo ntibwakirengagije nk'uko aba bacuruzi babivuga ngo uko bukiye nuko bwije bugenda bukirwanya, ariyo mpamvu buvuga ko budakwiriye kuningwa bigezaho hakurikijwe imbaraga zishyirwamo. Ruzigana Fulgence ni umuyobozi w'iri soko rya Gicumbi. Icyo kintu abacuruzi bakunda kwita marato kirahari, ariko ntabwo ubuyobozi bwakirebeye kubera ko
dufatanyije n'inzego z'ubuyobozi, umurenge, akarere ndetse n'akagari n'ubuyobozi bw'isoko. Aba bantu turabarwanya kubera ko babangamira aba batanga imisoro n'amahoro. Uburyo tubarwanyamo n'ubuherero. Umucuruzi udafite ibyangombwa bimwemerera gucuruza, ubwo ndavuga iseta nkanavuga imisoro y'ipatane n'amahoro. Iyo tumufashe n'ibyo bicuruzwa bye dufatanyije na daso turabibambura. Buri gitondo tundukira ahantu harimo iryo soko, turazenguruka nyuma y'isoko turwanya abo bamarato. Baratubona bakabona ko tuticaye, ahubwo ntangazwe n'ukuntu wenda bataradushimira icyo gikorwa dukora cyo kugira ngo turwanye abo bamarato. Uyu muyobozi w'iri soko ariko nubwo avuga ko bakomeje kubirwanya, nta gihe atanga cyo kuba iki kibazo cyakemutse burundu ngo kuko kigoye kubwe. Icyo kibazo ni kimwe no ko utakwizeza abantu kabajura bazacika mu gihugu cyangwa n'ahandi. Twe tuzakirwanya ariko ntabwo twavuga ngo kizacika burundu. Isoko rya Gicumbi ubusanzwe rirubakiye, mbere ngo ryarimo n'umwanya wagenewe abahinzi bazana ibyabo, bakagira n'igihe basoreza ngo bahe umwanya abacuruzi. Kubw'aba bacuruzi ibi ngo byahindutse akajagari kuko ngo ibyo bitacyubahirizwa. Hari n'abatunga agatoki inzego zishinzwe gukumira aka kajagari bavuga ko bamwe mu bakora ubwo bucuruzi butagira aho bubarizwa, ngo biganjemo imiryango yabo bakabaye babakumira. Bavuga ko bikomeje uko biri nabo bazageraho bagasohoka muri iri soko kuko ngo nta nyungu bakibonamo. Fulgence Kizwera, Lemigo TV mu karere ka Gicumbi. Reka mukanya tuze tureba namwe mu makuru yagarutsweho cyane muri iki cyumweru mu ruhando mpuzamahanga. Ariko mbere yaho reka dufate akaruko ko gutumikira abadutumye mujye kure. Dad, you said we could paint today. No, you actually remind me of myself. When I was your age, I actually asked my dad the same thing. I want you to remember two things: trust and quality. So you see, there can only be one choice. Subtlin, color your world. Trusted and admired for generations. Petrocom Limited ikomeje kwita ku bakiriya bayo ibagabanyije ibiciro ku bikoresho byose by'ubwubatsi ku buryo bushimishije. Muri ibyo bikoresho harimo amabati y'amoko atandukanye nk'afite imigongo y'amategura mukunda kwita torotwire, autoporota, galvanize, inabafite imireko, imifuniko, amatibe, amatiyo, planche de rive n'ibindi bikoresho byinshi by'ubwubatsi. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone ziri kuri ekara yawe cyangwa udusange kuri Petrocom House ku muhanda wa Poirot ujya Nyabugogo. Ubwuzu bw'umuryango, uburyohe budasanzwe, ubwiza buvanze n'ingano nyafurika, itandukaniro utasanga ahandi. Spaghetti Silva wayisanga mu masupamaketi cyangwa mu maduka yose akwegereye. Spaghetti Silva. Do you want a beautiful place to feel relaxed? Are you planning to date your love or dine with your family? Lemigo Hotel continues to care about you by geniusly preparing delicious food for you like local Rwandan food, Chinese food, Mongolian food, and nyama choma. Fridays and Saturdays are extraordinary. Lemigo Hotel has a happy hour for you that starts from 5 p.m. to 9 p.m. where you are warmly welcomed and enjoy with Imala Band and different artists. At Lemigo Hotel, everything is perfect. Imwe mu nkuru zagarutsweho cyane mu ruhando mpuzamahanga, reka duhera hano hafi mu karere aho mu Burundi Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda akaba n'umuhuza mu kibazo cy'u Burundi. Kwa kabiri iki cyumweru nibwo yageze i Bujumbura agenda ari nk'umuhuza hagati ya leta ndetse n'abayirwanya. Nubwo se Museveni yarinze ava i Burundi no kuvuga i Bujumbura ntacyo ibiganiro bigezeho hagati y'abarwanya leta y'u Burundi ndetse n'ubutegetsi buriho. Yagombye gusigayo Ministre w'ingabo ariwe Crispus Kiyonga ngo asigare ari nk'umuhuza. Ingabire Ivona
yatuteguriye inkuru kuwa gatatu w'iki cyumweru ubwo hari hateganyijwe ibiganiro. Perezida Yoweri Museveni yahuye n'abahagarariye guverinoma y'u Burundi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu murwa mukuru Bujumbura. Ibiganiro byari byitabiriwe na Agathon Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbere ko Perezida Museveni abona n'impande zombi yabanje kubwira guverinoma ko igomba guharanira ubumwe kandi ko urwango rw'amoko ari inzitizi ku majyambere. Perezida Museveni yavuze ko yishimiye ko guverinoma yatse intwaro urubyiruko rw'ishyaka ariko ubutegetsi rwakomeje kugenda rushinjwa ibyaha byo kwica abaturage badashyigikiye manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza. Museveni wayoboye Uganda kuva mu 1946 yagizwe umuhuza w'ibibazo biri mu Burundi n'akarere k'Iburasirazuba aho ategerejweho gufasha mu guhosha umutekano muke uri muri iki gihugu mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku 21 uku kwezi. Uburundi bwatangiye kugaragaramo imvururu mu kwezi kwa kane nyuma yaho ishyaka ariko ubutegetsi ritanze Pierre Nkurunziza nk'umukandida uzarihagararira. Abanyamategeko Burundi no bahaye Perezida Nkurunziza babasha bwo kwiyamamaza bavuga ko ashoboye kandi ko atigeze atorwa cyane ku nshuro ya mbere atorwa uyu mwanya. Mu gihe muri iki gihugu umutekano ukomeje kuba muke, hari amakuru avuga ko hari umutwe w'abarwanyi urimo gukora mu ntara y'Amajyaruguru. Kuwa mbere y'icyo cyumweru ingabo z'u Burundi zatangaje ko zivuganya abarwanyi 31 zita muri yombi 170 bari bateje imirwano mu Majyaruguru, gusa abahagarariye abarwanyi ntibaramenyekana. Eka dukomeze no mu yandi makuru twabagejeho muri cyumweru umuhando mpuzamahanga aho umuryango uharanira uburenganzira muntu Human Rights Watch usaba leta ya Kongo Kinshasa guta muri yombi Sylvestre Mudacumura ifatanyije rero leta ya Kongo igomba gufatanya n'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro muri Kongo arizo MONUSCO. Human Rights Watch ivuga ko Sylvestre Mudacumura umuyobozi w'umutwe wa FDLR u Rwanda rushinja kuba wiganjemo wasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda agomba gushyikizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera Ilahe. Muri raporo yakozwe na Human Rights Watch igasohoka mu ntangiriro z'iki cyumweru, uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko igihe kigeze ngo Mudacumura ashyikirizwe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Sylvestre Mudacumura, komanda wa FDLR we n'umutwe ayobora, bakekwaho gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara birimo gufata abagore ku ngufu. Human Rights Watch ivuga ko yavuganye n'abatangabuhamya barimo abagore bagiye bafatwa ku ngufu n'abarwanyi ba FDLR. Tukezania ni basoda betu kumbe na nda FDLR nziba mifika. Twumvise abantu bahondaga urugi rwacu ngo po nabanje kugira ngo ni ingabo za leta ya Kongo ariko ba FDLR. Bamwe muri bo bahita barasa amasasu ngo pya. Twese dutatugwa ku butaka. Tumaze kugwa ku butaka numva ukoko k'umugabo wanjye ankoraho ndahindukira ngo ndebe icyabaye sanga bamaze kumwica. Human Rights Watch ivuga ko Sylvestre Mudacumura we ubwe akurikiranweho na ICC ibyaha bigera ku 9. Ibi byaha bikorewe mu mashyamba ya Kongo muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo hagati y'umwaka wa 2009 n'2010. Ibi byaha birimo ubwicanyi ndengakamere, yica urubozo, gufata abagore ku ngufu, gusahura imitungo n'ibindi. Uyu muturage nawe yavuganye na Human Rights Watch nk'umutangabuhamya. Kufika munjia tukekutana na ba FDLR batatu. Twaguye mu gico cy'aba FDLR batanu. Icyo gihe twari abakobwa batatu. Bafashe ibintu byose twari dufite barabijyana. Nyuma yaho natwe batujyanye mu mashyamba bakajya dufata ku ngufu. Mbese baduhinduye abagore babo. Ida Soya, umwe mu bakuru itsinda rya Human Rights Watch ryakoze ubu bushakashatsi, avuga ko ICC yatanze impapuro zo guta muri yombi Sylvestre Mudacumura ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2012, imyaka 3 irashize, ariko Mudacumura arakidegembya kandi umutwe wa FDLR ayoboye uracyakorera abaturage amabi yose. Kuri Kenneth Roth, umuyobozi nshingwabikorwa wa Human Rights Watch, ngo ntibyumvikana ukuntu imyaka 3 yashira ICC isaba ko Mudacumura atabwa muri yombi ariko agakomeza kwidegembya. Ntabwo byumvikana ukuntu imyaka 3 ishize ICC isohoye impapuro zita muri yombi Mudacumura ariko akaba akitemberera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta nkomyi. Ingabo ayoboye zikomeje gufata abagore ku ngufu no kwica. Ubu inzirakarengane zingana iki mbere yuko ingabo za leta ya Kongo na MONUSCO bagira icyo bakora? Si Human Rights Watch yonyine isaba itabwa muri yombi rya Mudacumura kuko hari n'andi mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akora muri Kongo Kinshasa abisaba. Kumbe wakati wa manda yao imetoka bafite impapuro zimuta muri yombi. Turasaba guverinoma yacu ngo ikore n'umuryango mpuzamahanga igerageze guhana abaruharwa ambayo inawasaidia ili hawa watu wapate malipizi. FDLR, umutwe uyoborwa na Sylvestre Mudacumura, u Rwanda rushinja kuba wiganjemo abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda
mu 1994. Uyu muyobozi wawo yafatiwe ibihano birimo n'ibyo kubuzwa gutemberera muri bimwe mu bihugu no gufatirwa umutungo, ibihano byombi yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ICC yakoze icyo yagombaga gukora. Ubu igisigaye nuko abategetsi ba Kongo na MONUSCO bashaka mudacumura bakamugeza imbere y'ubutabera. Reka aya makuru yaranze iki cyumweru tuyasoreze muri Mexique. Yahavuzwe inkuru isa n'idasanzwe y'umugabo akaba n'umucuruzi kabuhariwe w'ibiyobyabwenge Joaquim Guzman watorotse gereza anyuze mu mwenge yacukuye ureshya na metero hafi 1,500. Inkuru ya Elo News mu ijwi rya Ingabire. Abayobozi bo muri Mexique batangaje ko umucuruzi wa mbere w'ibiyobyabwenge yatorotse gereza anyuze mwenge waturukaga mu muryango yari afungiyemo. Iperereza ryo kongera guta muri yombi Joaquim Guzman umenyerewe ku izina rya El Chapo cyangwa mugufi rije rikurikira irya kabiri ubwo yaturukaga gereza ya mbere ifite umutekano mu myaka 14 ishize. Yatawe muri yombi mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize nyuma y'imyaka irenga 10 arimo gushakishwa. Mu 2001 yatorotse gereza yihishe mu ndo yitwarwamo imyenda yo gufura. Monte Alejandro Rubido umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe umutekano yatangaje ko umwenge yaciyemo wari uteye nk'urukiramende ufite santimetero 50 kuri 50 uko metero imwe ubujya kuzimu. Undi mwenge uhuza gereza no hanze waruciye kugera kuri kilometero n'igice. Abantu 18 bohejwe mu mujyi wa Mexique kugira ngo bahatwe ibibazo ku itoroka rya Guzman. Umutekano wakajwe ku ngendo z'indege zihagarara ku kibuga cy'indege cya Tulca kiri bugufi na gereza n'umujyi wa Mexico. El Chapo wahoze ayobora itsinda rya Sinaloa yarafunze imyaka 20 yanezwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubwo gucuruza ibiyobyabwenge. Gusa abamushyigikiye bo bavuga ko atanga akazi mu byaro bikennye kurusha ibindi. Munyemere rero duhinira hangaha amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru ngayo amwe muyo twabagejejeho. Turabashimira rero kuba mwarabanye natwe muri iki cyumweru cyose mugakurikira gahunda zitandukanye za Lemigo TV. Mu izina rero ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru bagiye bagira uruhare mu gutara no gutunganya amakuru na equipe technique yagiye tuba hafi ngaya makuru abagereho anoze. Tubashimiye kuba mwarahisemo neza mukabana natwe. Ndabarakira kuza gukomeza kunogerwa na gahunda za Lemigo TV. Nge mwari kumwe ndi Innocent Muvunyi. Mukomeze kandi mugire impera nziza z'icyumweru.